yihutirwa muri siporo ese nayahe ni wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo agiye atandukanye ari gucaracara hirya no hino mu isi. Mugira neza Jean Baptiste Migi yafatiwe ibihano bikomeye cyane muri siporo muri APR FC bimeze bite nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya tumubishe n'amajwi y'abanyamakuru bagenzi bacu ku byamugira neza Jean Baptiste Migi. Sasa tubimeze bite ikipe ya Rayon Sport y'abagore yatsinze ikipe ya Kamonyi FC ibitego bitanu byose ku busa. Mbibutse ko iyi kipe ya Rayon Sport y'abagore yamaze gutwara igikombe cya championnat bahawe na Rwakakorode nabwo yiseza mu ikipe ya Rayon Sport y'abagabo aje kungereza Robertinho bikarangira ari we uyoboye ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko Robertinho ahagaritswe amezi abiri azarangirana n'amasezerano y'umwaka yarafitanye n'ikipe ya Rayon Sport. Rero amakuru ni menshi cyane muri weekend Rayon Sport iramanuka kuri stade Umuganda ari mu karere ka Rubavu aho ikipe ya Sport izacakirana n'ikipe ya Etincelle, ikipe ya APR FC nayo izamanuka ku wa gatandatu. APR FC ubwo izacakirana n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Bwa APR FC yarayikinye Rayon Sport nabwo nibwo izayitikina. Ikipe izahakura amanota 3 byumvikana izarara ari ya mbere, izabona 3 gusa asabwa zose nizibona 3 Rayon Sport izagome iyobore n'amanota 53 ubwo niko bizahita bigenda. APR FC ubwo yahitigira amanota 52 zose zitsinze. Amakuru ari kuvugwa nanone umutoza Adela Morosh yari yitabiriye umukino wahuje ikipe ya Kiyovu ya Mukura Victory Sport n'ikipe ya Rayon Sport. Adela Morosh hariya ihuye yari yicanye n'abandi batoza n'abandi ba legend bose bari kurebana iriya match ya Mukura na Rayon. Bivuze ko ngo yari kugenda atata cyangwa se areba neza abakinnyi bari amakipe ya Rayon Sport Mukura yajya yumva ati hari abana baba bari mu ntara ariko badakunda kugaragara cyangwa se impano zabo bigorana ko zimenyekana, ariko hareba nimba hari abakinnyi beza cyane yajya yifashisha mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, dore ko ku itariki 6 bazakina n'ikipe y'igihugu ya Algeria hariya mu gihugu cya Algeria. Umukino wa gishuti kabisa bikaba byaramaze kumenyekana mu kwa gatandatu nibwo uwo mukino uzaba. Rero bari kureba mwabana sifashisha kandi agenda n'abashakira amakipe agiye akomeye hirya no hino ku isi. Mbibutse ko umuzamu w'ikipe y'u Rwanda Amavubi bamwita Ntwari Fiancre ariko yamaze kubonerwa ikipe n'uyu mutoza Adela Morosh ikipe yo mu Bufaransa mu cyiciro cya kabiri. Uyu rero uyu mugore cyangwa se umugore kipa w'ikipe y'u Rwanda Amavubi kabisa nibikunda idiro nimera neza kabisa tumwifurije amahirwe masa mu ikipe nk'umwana w'ikipe y'u Rwanda Amavubi cyangwa se nk'umwana w'umunyarwanda. Rero ni byinshi bigomeje kuvuga, reka tunyarikire kuri Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Uyu Migi rero mbibutse ko yahanwe cyangwa se yari amaze iminsi biri kuvugwa nyuma y'uko agiriye muri diro ikipe ya Kiyovu Sport yagomba gukina n'ikipe ya Musanze, agahamagara wita Shafike umukinnyi w'ikipe ya Musanze umudefenseri ngo aze kubafasha bitsindishe ikipe ya Kiyovu Sport ibona amanota ubwo yari mu nkomberi yo kureba uburyo ki yabona amanota ngo mu cyiciro cya mbere. Kiyovu Sport bikaba bisa nkaho noneho yanabigezeho kuko iri mu makipe ahagaze neza, ni ikipe ya 13 kandi iranganya n'ikipe ya 10 amanota 27 kuri 27. Baranganya n'ikipe ya Musanze bakanganya n'ikipe ya Marine bose baranganya amanota amwe 27 yose. Rero ikipe rero ya Rayon Sport ikipe ya Musanze byarangiye babimenye bitewe n'uyu Shafike yatanze amakuru ko yavuganye na Migi. Amajwi mwara yumvishije 5-5 Migi avugana na Shafike yamubwira ati urafasha iki kugira ngo tubone amanota 3, bikarangira Shafike amutanze bikajya ahagaragara. Nyamara ibi ngibi Migi yabikoze ari umutoza wungirije mu ikipe ya Muhazi United akaba ari nayo ikipe yari kubarizwamo, ariko akaba yayizezaga uyu Shafike ko agomba kuzahita mujyana mu ikipe ya Kiyovu Sport nigwa mu cyiciro cya mbere, ngo nabwo yatoza ikipe ya Kiyovu Sport iri mu cyiciro cya kabiri yayitoza mu cyiciro cya mbere. None abareyo ati nawanga Rayon cyangwa se wanga bareyo ngo bimurwe amahoro cyangwa se bimurwe amahoro, ati ibi byose ni inkurikizi zo kwanga Rayon cyangwa se zo kwijundika Rayon. Rero kuko Mugiraneza Jean Baptiste Migi yagiye akunda kugaragaza ko naho ahuriye n'ikipe ya Sport ndetse atayiyumvamo habe na gato. Uyu Mugiraneza Jean Baptiste Migi rero akaba yahanishijwe ibihano bingana n'umwaka umwe atongera kugaragara ku kibuga. Reka tubyumve byose mu majwi y'abanyamakuru ba Fan FM. Kumva ntajurire ntirwa jurira cyane ajuriye ese mukude iyo ujuriye ugatsindwa ibihano barabyongeza
bishobora kongerwa cyangwa bikagabanuka ibintu biba ari bibiri kuko ushobora kujurira uburana nawe ukitamo cyane impamvu kujurira biba ari risike hari ushaka kujurira mu bwisobanuro mu bibazo uhaswe ukisobanura nabi ugasanga wivuyemo teno ugasanga uvuze n'ibyo batari bazi cyangwa ugasanga ushyizemo undi muntu utari urimo ugasanga birakururanye ugasanga bibaye nk'imyaka nk'itanu hari umuntu rwose ngo amusabiraga 5 mu nteko yafataga imyanzuro ati mu mukubita 5 ariko ngo n'umureyo hatari hajemo kudohoka twaje gucukura rero akugira rero agiye ubundi abarego bumva migi yanafungwa aho se wakanga umuntu kuri urwo rwego aho yabagiye ko nta muntu wifuriza umuntu hari ahantu kuvuga ngo yafungwa kwe iyi dosiye igisohoka bataranafata n'imyanzuro bikiri mu bibisi niyumviye umuntu avuga ati giye migati banamufunge bamufungire hanze y'u Rwanda ahubwo pana mu Rwanda kandi n'umuntu wa muri siporo hano kubera kira kintu cy'amajwi se yagiye cyane yaravuze ati ari byo nkora ari mfite umwanzuro bamufungira hanze y'u Rwanda iyi siporo nubwo tuba turavuga ngo turaba sportif rananga umuntu uvuga ngo rero ngo turaba sportif ngo ariko rero naguciye regis abantu banga bandi gutya bwihero kandi abantu muri siporo bakanga bandi ako mukude buri umuntu arifata kanga umuntu gutyo gusa nta kintu muranga urega bikoze ngo bya sportif nta bintu bya sportif ngiye mashaka kumva kuko abantu ubu sportif umuntu arabuvukana ntabwo ubwiga ntabwo bwigira ku butaka cyane muri siporo habamo urwango ruva nkangana Nyabugogo ari retour urahererekanwa gusa icyo mbona cyo nubwo waba ufite icyo upfa n'umuntu ntabwo wakifuriza umuntu ikintu ubwo urwango abantu babifite hari igihe umuntu aza nko kuri poste yawe akagutuka ibitutsi nka 800 kandi wacukumura ugasanga abamuna zamunyangira kugira one na kupongere ukata inzara ni kibazo ukibaze nk'uyu muntu ararwana n'iki igitutsi ubundi akamaro kacyo ni ukudestabilize umuntu mu mutwe nta kindi kintu cyagutwara kandi umuntu wadestabilize mu mutwe n'umuntu abasanzwe yarabaye destabilize niyo watuka umuntu amasaha 60 cyane nabyiteho ntacyo bimutwaye ahubwo wowe urata umwanya w'ubusa ruvuga ngo rero icyo gihe muri iyo nama rero kufata umwanzuro kuri migi umuntu yambwiye ati twamusabiraga 5 ati bamwe abantu barakumakuma ubundi yari 5 bamwe byatinze no gusohoka bamushakiraga 5 rero ubwo bamuhombeje miliyoni 12 ko hembwa kimwe muri muhazi urumva na amafaranga menshi miliyoni 12 ubwo ziragiye ubwo ni 12 n'ijana uko agomba gutanga n'ibihumbi 100 ariko igihe muhazi yamuhagarikiye se nigomba kumukubita kari agashara k'igihe yari itegeje wenda ko imyanzuro izasohoka uhereye icyo gihe kugeza ubu ngubu ibihano bifatiwe ayo agomba kuyamuha ariko se ugira ngo akazi ntagatakaje ariko umwaka si munini